reka tubasuhuze kandi tubifurize amahoro y'Imana aho muherereye hose, abari mu gihugu cy'u Rwanda n'abari hanze yacyo, mwese nimugubwe neza kandi mugubwe neza cyane. Uyu munsi turi n'umunezero wo kuba hangaha kuri iyi cano nshya. Ni cano izi igihe, ni cano ije guhindura byinshi muri bimwe abantu batari biteze. Ni cano yitwa Uruzabibu TV. Uruzabibu ni urubuto rwiza cyane, ubanza na Yesu yarajyaga rujyaho, simbizi umukozi w'Imana araza kutubwira, ariko uruzabibu, ariko noneho tugiye mu mwuka usanga uruzabibu runagereranywa n'abana b'Imana, kuko hari ahantu Yesu yaciye umugani, nimba ari Yesu nimba sinibuka wuce, ariko muri Bibiliya birimo aho avuga ngo uruzabibu rwanjye nararuhingiye, ndaruvomerera, ndarufumbira, ndarutabirira, ariko rwaranze rwera indimu. Bisobanuye ngo uruzabibu ubundi ni imbuto izwiho kwera imbuto nziza. Aha rero niho turi ku ruzabibu, ntabwo rwo ruzera imbuto mbi, ntabwo ruzera indimu zisharira, ahubwo ruzera amaronji, ntidushidikanya. Reka twakire umuyobozi w'Uruzabibu TV. Uraho neza? Uraho, murakomeye? Yego, Yesu ashimwe. Yesu nahimbazwe niyamamare. Yego, reka ngusabe kugira ngo wibwire abakunzi bacu, ubaganirize intego y'iyi cano ni iyihe, ese tuzajya dusangaho ibiki, ese abantu bakwiye kubigenza gute, utubwire mu magambo arambuye. Murakoze cyane. Intego y'Uruzabibu TV ni cano ije kujya ikora itangaza ivugabutumwa, yakira avugabutumwa batandukanye, yabanyuzaho ijambo ry'Imana kugira ngo abantu bahinduke kandi bahindukirire Imana, bave mu byaha, bakora ibyiza, kugira ngo Satani yo kujya aherana abantu, kuko ubu ngubu hariho ikintu cyo kuba Satani akunda guherana abantu, usanga abantu barivurguta mu byaha. Mu by'ukuri si uko ijambo ridatambutswe riba ryatambutse, ariko abantu turajya twamamaze ubwami bw'Imana buciye kuri cano zose zishoboka. Niyo mpamvu rero Uruzabibu TV narwo rwabayeho, niyo mpamvu narufunguye kugira ngo tujye tunyuzaho iryo vugabutumwa, twamamaze kugaruka kwa Kristo kandi abantu bave mu byaha rwose, kuko iminsi dushigaje niyo mikeya kurenza iyo tuzi tumaze. Murakoze cyane. Urakoze cyane. Uravuze uti ni cano y'ivugabutumwa. Ese muri iryo vugabutumwa nimwe muzakoreraho cyangwa tuzahasanga abakozi b'Imana benshi batandukanye? Iyi cano nanjye nzayikoreraho, ariko nzajya nakira n'andi bavugabutumwa batandukanye, bajye bagenda banyuzaho icyo Imana bashyize ku mutima. Bisobanuye ngo ubuhanuzi, ivugabutumwa, kwihanisha, gukumbuza abantu ubwami bwo mu ijuru, byose ni hano tuzajya tubisanga. Bizajya bicaho rwose. Umuntu ashoboye kubyumva gutyo, yarangiza akavuga ati se ko hariho cano nyinshi, iyi yo agashya kayo ni akahe? Kuko iyi ni televiziyo igiye kuzamuka ikagera kure cyane. Ndagira ngo uri mukuru, hari umugani uvuga ngo agatinze kazaza n'amenyo ya ruguru. Hari n'undi nawo uvuga ngo ndawibagiwe gatoya, ariko imigani myinshi ibivuga neza. Uravuga ngo nizibika hari amagi, niho nari ngiye guca. Bisobanuye ko ishobora kuzabika. Ese ko hari cano nyinshi zahagurutse zikavuka, zikaza zivuga ko zije kwamamaza ubutumwa bwiza, kabiri gatatu tugasanga ziri mu itiku, kabiri gatatu tugasanga zirimo zivuga abantu aho kuvuga Imana, twe twakwizera dute ibizakorerwa ahangaha, itandukaniro ry'ibyo tubona hirya no hino? Cano yanjye, urakoze cyane. Iyi cano nayifunguye bitewe n'uko nanjye nagiye nkurikira amacano menshi, nkumva koko bivuze hari zivuga amatiku, izindi ziriho
abavuga bagenzi babo nabi, ariko njye ntekereza cano yanjye narayifunguye kugira ngo igicaho ivugabutumwa. Ni nayo mpamvu ntekereza nawe nzajya nakira kuri iyi cano uzajya aba adafite intego y'ivugabutumwa gusebanya uwo rwose ndumva nazamwakira, kuko intego yanjye ni ugutambutsa ubutumwa bwiza, abantu bakamamaza ubwami bw'Imana, bakavuga kugaruka kwa Yesu Kristo, bakavuga mbese bakabwira abantu ibyururutse umutima kugira ngo abantu bave mu byaha. Niyo ntego y'icano, ntabwo intego yayo ari ugusenya abandi. Ntabwo ibyo mbyifuza, kuko mu byo nifuza no mu byatumye iyi cano nyifungura ntabwo ibyo birimo rwose. Reka tubyitege kandi twitege ko iyi cano izaba ifite udushya twinshi. Yenda umuyobozi hari n'ikindi kintu yibagiwe, turabamenyesha ko ni cano izagerageza gusanga abantu bababaye, bari mu burwayi budakira. Hari abantu bafite indwara zidakira bagiye gutegerereza mu rugo, hari abantu b'imfubyi, hari abantu b'abapfakazi, hari abantu b'abakecuru badagira shinge na rugero. Iyi ni cano izazenguruka ikajya imanuka ikagera kuri tere, ikareba uko muri rusange imibereho y'umukristo uko imeze. Kandi iyi cano izagira umwihariko wo kuganiriza abasaza batubanjirije muri uyu umurimo, kuko Bibiliya itwereka neza ko dukwiye kwigira ku birenge by'abatubanjirije. Akandi gashya rero, izindi cano zanga kenshi ziriho abo nakwita inyiga guhuma. Reka yenda mbyite gutyo, inyiga guhuma. Burya umwana ntasya aravoma. Iyi cano izagerageza kugitumira abantu bakuru, tuganire ku by'Imana, tuganire ku byubaka umurimo w'Imana. Ibyo byose tuzabiganiraho kugira ngo nibuze yo iba ifite umwihariko. Hanyuma bizaba bisaba iki kugira ngo umuntu abe yaza ahavugira ubutumwa? Iyi cano nta kindi kiguzi bisaba, ni ukuba ufite umwanya ukamvugisha, nkagusanga aho uri cyangwa se nawe ugasanga aho ndi gukorera, ukaza tukamwumva neza ikiganiro ugiye gutambutsa, koko nimba kitari muri bya bindi navugaga byo gusesereza abandi. Ubundi warangiza rwose ni karibu ugatambutsa ijambo ry'Imana, abantu ukabagezaho ikikuri ku mutima. Nibyo abakunzi bacu bashobora kwibaza ati ese tuzakubona gute, bizagenda gute? Ndagira ngo hano utange nimero ya telefone. Biroroshye kuko ikoranabuhanga ryarabyoroheje. Nomero yanjye ya telefoni ni 0783 77014, 0783 77014. Iyo niyo nomero yanjye abantu bazajya banshakira kuri iyi cano, abashaka kwamamaza ubwami bw'Imana, ubundi tukavugana, ukaza ugatambutsa ikiganiro. N'undi wese waba ufite icyo namufashaho yamvugisha, haba ari uburyo bwo gusenga, nanjye ubwanjye ngira ibihe byo gusenga, wamvugisha tukagirana ibihe byo gusenga. Hari ikintu nari nibagiwe, mperuka usengera abantu ukatanga inama mu buryo butandukanye. Reka tubwire abantu bacu ko nawe ubwawe bashobora kuguhamagara ukabafasha gusenga. Yase ndasenga, nkunda gusenga umunsi wo kuwa kane. Abantu bamamagara bafite uburwayi butandukanye, abafite ibyifuzo bitandukanye, abafite izindi ngorane zindi, ni karibu bamvugisha. Umunsi wo kuwa kane nkunda kuba nabohotse, nkazamura ibyifuzo byabo bamaye, nkabisengera, cyangwa se babone kukaza tugasengana. Ni karibu rwose. Bamamagara ku iyo nomero nabahaye hepfo 837214, tugasenga tukinginga Imana. Kandi nabonye Imana igikora ibintu bikomeye, nabonye Imana ikiza abantu, nabonye Imana isubiza abantu ibibazo byose byari bibagoye, kuko gusenga ni intwari ikomeye cyane, kandi niko guhindura ibyatunaniye cyangwa se ibigoye buri muntu. Urakoze cyane, reka tugushimire. Murakoze. Hanyuma abakunzi bacu mwarimu banye natwe, hari ikindi kintu tubasaba, nyamuneka
nimukore subscribe, nimusharinge iki kiganiro cyangwa se ibiganiro biri kwicano bigera ahantu hose, abantu bumva ijambo ry'Imana kandi bumva ubutumwa bwiza. Uyu mukozi w'Imana waba umuzi cyangwa utamuzi, ariko inkunga gukenewe ni ya subscribe no gusharinga ubutumwa bucangaha. Shalom, turabakunda kandi tuzashishikara tubagezaho ubutumwa bwiza. Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane yego kutwakira.